Hashize iminsi mike bavuga ko ubukwe bwa Festina ndetse na Idris bushobora kuba bugiye kuba cyangwa se amatariki ashobora kuba ageze. Mbese impamvu bavuga ko ibyo byose bishobora, bakaba batavuga ko ibyo byose bigiye kuba. Na Festina ubwo iwe atangaza cyangwa se ubwo yari yahawe interview, ubwo yavuze ko adashaka kuvuga ibijyanye n'ubukwe bwiwe kubera ko ngo abanyamakuru baragenda bakabisesengura noneho bakaza gushyikaho bakavuga n'ibitari byo, ugasanga nyine ibintu babisize hanze bavuze ibitari byo, ugasanga ibyo byose nyine bitumye ubukwe bwabo budahita bukorerwa ku gihe cyangwa se badahita ko babukora nk'uko byakagombye cyangwa se nk'uko byakabaye barabiteguye. Ariko mbere na mbere tugiye kubanza noneho tumenye Festina ni muntu ki, Dorcas murumuna we ni muntu ki, mbese noneho tuze gusobanukirwa ubukwe bwiwe na Idrissa, tumenye noneho ubukwe bwiwe bumeze ute, byifashe ute, tumenye imipangu y'ubwo bukwe uburyo buzaba bimeze cyangwa se uburyo bari kubitegura. Banza ukande subscribe ahandi noneho turebe ibyo byose nkubwiye, ariko mbere na mbere reka tubanze duhere ku mateka cyangwa se nk'icyo twakwita uburyo aba bakobwa bazamutse n'uburyo byagiye bigenda kugira ngo bagende binjira mu muziki nyarwanda, mbese nyine bagende binjira mu ndirimbo za gospel abantu benshi bamenyereye cyane. Mbere na mbere itangiriro ryabo wasangaga rigoye, mbese ni ibintu byari bigoye kugira ngo babe bazamuka babe bajya kure cyane nyine mbese bazamuke. Itsinda ry'abaririmbyi rya Festina na Dorcas ryatangaje ko bagomba no guhita nyine batangiza ibintu by'amarubumu kugira ngo n'indirimbo bajye bazikora ari nyinshi cyane, mbese nyine babitangire ari ibintu biryoshye cyane. Bitangaje mu ijoro ryo kuri uyu ku wa kabiri, mbese nyine yari amatariki kuva na mbere abantu benshi babaga bategereje byinshi cyane, mbese yari amatariki nyine abantu benshi cyane babaga bategereje kugira ngo babe bareba uburyo nyine bakurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko uko bwije n'uko bukeye hakomeza kugenda habaho impinduka nyinshi cyane zigiye zitandukanye uko bwije n'uko bukeye. Reka tubanze noneho duhere mo hagati, tubanze tumenye uburyo Kamikazi Dorcas avuga ko mu rwego rwo kwita kuri bagenzi babo b'abanyeshuri bahisemo ko buri munyeshuri azishyura ibihumbi 5 frw Rwanda muri iki gitaramo, kandi hari impano zateguwe bazagenera abazashaka kuzitanga cyangwa se kuzinyuzaho. Mbese we ibi yabitangaje nyine mu gihe yari ateganya igitaramo, mbese mu gihe nyine byari bitegerejwe ko abanza gutanga igitaramo ku bakunzi be, mbese nyine abakunzi be bagahabwa igitaramo biciye mu cyo twakwita nko kugaragaza impano za buri munyeshuri wese cyangwa se za buri munyeshuri wagerageje kwigana n'uyu Festina ndetse na Dorcas. Gusa byari ibintu bigoye, usibye ko nyine nk'uwo twakwita Murindahabi Irene yagiye atanga ibintu bigiye bitandukanye, mbese agatanga nyine agatanga nk'icyo twakwita ama interview agenda yatanga hirya no hino. Gusa we noneho yaje kuba umwe mu bashyigikira aba bakobwa, mbese noneho aba umwe mu bakunzi b'aba bakobwa mu kuririmba cyangwa se mu kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo na n'ubu ngubu bakibarizwamo. Gusa usibye ko nk'uko twabitangiye uyu Festina nyine ari gushaka kwinjira nko mu byo twakwita urugo, agatangira akarera nawe agashaka imibereho cyane cyane afatikanyije n'umugabo we Idrissa, nk'uwo twakwita umufasha wiwe, bashaka kuba bashyingirwana, mbese nyine bakubaka urugo rw'ejo hazaza. Mbese ibi ngibi byagiye bivugwa cyane ubwo uyu twafata nka Festina mbese na murumuna we Dorcas ubwo bari bahawe interview, mbese nyine ni ikiganiro bari bahawe, yatangaje ko atagomba guhishura cyangwa se gutangaza igihe ubukwe bwabo buri, kubera ko ngo buri munyamakuru wese ubyumvishe ahita atangaza ibindi bitari byo, mbese ugasanga nyine hatangajwe ibindi bintu, ugasanga batangiye kugenda babyiditinga noneho bakabitangaza uko bitari, mbese ugasanga nyine bifashe izindi ntera, ugasanga abanyarwanda babitse cyangwa se ugasanga bafashe amakuru mabi. Ibyo byose
we yagiye abitangaza avuga ko atari byo, mbese nyine adakwiye no kwirirwa abitangaza ngo abe yabisasasa abishyire hanze, ahubwo we akomeje kugenda atangaza ko ubwo bukwe nyine bagomba kubutegereza, mbese nyine bagomba gutegereza igihe ubwo bukwe bugomba kubera, dore ko na nyuma yaho hari hatangajwe amagambo bagiye bavuga ko uyu mu Idrissa afunzwe cyangwa se ashobora kuba yatawe muri yombi, ariko ibi nta kuntu byabaye ari ibitinda cyangwa se babitangaza babitinze cyane, ahubwo nyine byahise bisobanuka hamenyekanwa n'icyari cyabaye. Gusa bamwe batangiye kugenda bavuga ngo Idrissa yari afite umwana hanze, ibiki n'ibiki, ngo atwaye umukobwa w'umunyarwanda agiye kumushyiraho nk'icyo twakwita